Ndagira ngo rwose munyemerere nongere ngaruke kuri iyi nkuru ivuguruza igitangazamakuru The East African. Ikino gitangazamakuru giherutse gusohora inkuru navuga ko yari igamije guharabika igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kugoreka ukuri ku gihugu cy'u Rwanda. Kino gitangazamakuru kikaba cyari cyavuze ko abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ko bakomeje guhunga igihugu cy'u Rwanda bagahungira ahandi, ndetse ko ishoramari ry'abanyamerika ngo ryaragabanutse cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ariko kandi navuga ko byari ibintu bidashobora kwihanganirwa na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko nk'icyo gitangazamakuru cyafashe amaraporo yasohotse n'andi cyagiye gikusanya kuri internet adafite agaciro, bakagenda bakatamo utuntu duto tugamije wenda kuba twasebya ubucuruzi n'ishoramari ry'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ubufatanye bw'abanyarwanda n'abanyamerika ni mu bijyanye no gushora imari. Ariko kandi ibyo ngibyo byaje kugaragara neza ko byari ibinyoma byambaye ubusa, kubera ko nk'uko tugiye gukomeza tubikurikira ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo cyangwa se RDB bagaragaje ko ibyo byose byagombaga hanini gushingirwa kuri raporo zatanzwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se inzego z'u Rwanda n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi icyo gitangazamakuru The East African cyo cyahisemo gukura amaraporo ahandi, nayo cyagiye gikura ahantu hizewe bagakatamo utuntu duto tugamije kwangiza isura y'ibihugu byombi. Aha rero muri iyi nkuru yacu ugiye gukomeza noneho gukurikira ukuri kose kujyana n'ubucuruzi hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo imibare iragaragaza ko abashoramari b'abanyamerika bakomeje kuva mu bindi bihugu baza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ishoramari ry'abanyamerika ryaratumbagiye cyane nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane kandi atandukanye uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Ni inyandiko urubuga rwa RDB batangiye bagira bati isesengura ishoramari ry'abanyamerika mu Rwanda ryakomeje kwiyongera, ibisobanuro by'amakuru byatanzwe mu minsi yashize bihabanye no kuri. Ati inyandiko iheruka gusohoka muri The East African yavugaga ko abashoramari b'abanyamerika ko barimo guhunga u Rwanda bifashishije ibisobanuro bivuga ko ishoramari ry'abanyamerika ngo ryaragabanutse rigera kuri miliyoni 73 z'idolari rivuye kuri miliyoni 95 z'idolari mu mwaka w'2024. Ariko iyo mvugo ishingiye ku gusoma nabi amakuru ajyanye n'imari, ibyegeranyo bidafatika cyangwa se ibyegeranyo bigaragaza ko ishoramari rituruka hanze ryakomeje kugabanuka, kandi nyamara ibyegeranyo bifatika bigaragaza ko ishoramari rituruka hanze rikomeje kwiyongera. Uruhare rw'abanyamerika rukomeje kuzamuka, kandi u Rwanda rukomeje kugira ihuriro ryizewe ry'abashoramari baturuka hanze hashingiwe ku makuru atangwa n'inzego za Leta y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibibazo nyamukuru rero biri muri iyo nkuru yavuzwe n'icyo gitangazamakuru The East African ni ukwivanga mu bisobanuro by'inyito z'ingenzi. Uwo munyamakuru yashingiye ku makuru arebana n'inyandiko cyangwa se n'impapuro z'imari cyangwa se portfolio securities, bikaba byarajyanaga n'ibipimo byoroheje cyane birebana no gukomeza guhererekanya impapuro mpesha mwenda n'imigabane. Ariko nanone akabifatiraho cyangwa se akabifata nk'ibintu shingiro byo kuvuga ko ishoramari ry'abanyamerika muri rusange ko ryakomeje kugabanuka mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara ibyo bipimo ntabwo byigeze rwose bisobanura cyangwa se bigaragaza ukuri gushingiye ku kuri imbere mu gihugu ni mu buryo burambye FDI. N'ibipimo rero wenda inganda n'abashoramari bashobora kugaragaza inyungu zishobora kugaragazwa mu bikorwa imikorere y'ibigo cyangwa se wenda icyizere cy'abashoramari. Nk'uko Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda ibisobanura ni muri Foreign Private Capital Survey yo mu mwaka wa 2024, ari nayo igezweho. Impapuro z'imari zigize igice gito kandi gihindagurika cyane cy'ishoramari rituruka hanze biragaragara ko bingana na 1.2% gusa by'ishoramari ryose ry'inyungu z'abakorera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se z'abikorera kugera mu mwaka wa 2023. Guhindura rero cyangwa se bijyanye n'ihindagurika ry'iki gipimo ni ishusho y'imiterere y'ishoramari muri rusange, ntabwo ari inzira y'isesengura ryizewe. Ishoramari rituruka hanze ni mu rwego rw'abikorera cyangwa se Foreign Private Capital Inflows, rigizwe n'ishoramari rishingiye mu gihugu FDI. Ibipimo bigaragazwa mu mpapuro cyangwa se impapuro z'imari ndetse n'ibindi bikoresho by'imari bijyana nk'inguzanyo, amadeni y'ubucuruzi n'ibindi. Ibyo rero nabyo bigaragaza neza
neza uko igihugu cyagiye gikomeza gukurura abashoramari. Iyo rero urebye wenda ibipimo bikwiriye nuko imiterere y'ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje kugaragaza mu kuzamuka ni mu myaka 3 yikurikiranya, ni nyuma ya COVID-19. Icyegeranyo cya FPC cyerekanye ko ishoramari ryinjira mu gihugu cy'u Rwanda ko ryavuye ahubwo kuri miliyoni 543.8 mu mwaka wa 2021 birazamuka cyane bigera kuri miliyoni 666 mu mwaka wa 2022, aho hari mu mwaka umwe. Hanyuma rero rirakomeza rirazamuka noneho rigera kuri miliyoni 886.9 mu mwaka wa 2023, nizamuka rikabije cyane kuko riri kuri 33.8% ni mu mwaka umwe gusa. Ishoramari rero ryagiye rikomeza kugenda rizamuka imbere mu gihugu, naryo navuga ko ryasumbaga byose ni mu bihe byikurikiranya, bigakurikira kandi ishoramari riva hanze. FDI yavuye kuri miliyoni 399.3 mu mwaka wa 2021 irazamuka igera kuri miliyoni 496.4 mu mwaka wa 2022, hanyuma bikomeza kuzamuka bigera kuri miliyoni 716 mu mwaka wa 2023, ari naryo rero navuga ko ari ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Byose kandi biragaragaza neza ko ishoramari ryose ry'igihe kirekire riri mu gihugu cyangwa se FDI stock ari ryo shingiro ry'ishoramari ryose rimaze kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, aho byavuye kuri miliyari mu mbabarire 3.24 z'amadolari mu mwaka wa 2022, birazamuka bigera kuri miliyari 3.7 by'amadolari mu mwaka wa 2023, ibigaragaza icyizere cy'abashoramari mu gihe kirekire. Ibyo kuvuga rero ko ishoramari ry'abanyamerika ryakomeje kugabanuka nabyo bihabanye n'amakuru nyirizina y'ukuri. Ni mu mwaka wa 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje izamuka rinini cyane ni ku bashoramari bakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ishoramari ry'abikorera rituruka muri Amerika ryazamutse ahubwo mu bwikube inshuro ebyiri, ryavuye nk'ubwo ngubwo kuri miliyoni 30.7 mu mwaka wa 2022, rirazamuka riba miliyoni 68.3 mu mwaka wa 2023, ryakomeje kuzamuka cyane. Iri ni izamuka rikomeye cyane mu mateka y'ibihugu byombi kubera ko ryageze noneho ku 123%. Agaciro k'ishoramari ryose ry'abanyamerika mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se US investment stock nako kavuye kuri miliyoni 218.9 karazamuka kagera kuri miliyoni 267.8 muri uwo mwaka. Uruhare rero rw'abanyamerika rwakomeje kwiyongera mu nzego zirimo ubutaka n'inyubako, ubuhinzi, inganda ndetse n'ikoranabuhanga, udasize n'ibindi by'imari mu gihugu cy'u Rwanda. Inyandiko rero uwo munyamakuru yavugaga ko yashingiragaho ni 2025 US Department of State Investment Climate Statement. Ntabwo rwose ishyigikira habe na gato ibyo avuga ko abanyamerika barimo guhunga isoko ry'u Rwanda. Iyo raporo irashimangira urugendo rw'u Rwanda ni mu mavugurura y'amateka cyangwa se bikajyana n'ubukungu ndetse no kwakira ishoramari rituruka hanze. Raporo ivuga ko itsinda ry'abashoramari b'abanyamerika rikomeje kwiyongera kandi bikagaragazwa n'ahantu hakenewe kunozwa, ariko nanone naho bavuga rwose ibijyanye n'ibigo by'abanyamerika birimo kuva mu gihugu cy'u Rwanda wenda ngo bijye ahandi. Kuba rero batoranya imirongo imwe gusa muri iyo raporo bakaba ariyo bashyira hanze cyangwa se akaba ariyo bashingiraho bashaka gusebya no gupfobya ibyavuzwe n'amaraporo, ibyo nabyo ni ibintu bikwiriye guhinyuzwa cyane. Kwandika ukuri birakenewe kandi gusoma nabi imibare bigira ingaruka mbi cyane ku biganiro cyangwa se no ku makuru atangazwa mu baturage n'abandi bakurikirana izi raporo. Isesengura ryimbitse riba risaba gukoresha ibipimo bikwiriye kugira ngo hashingirwe ku byemezo bifatika. Impapuro z'imari zihindagurika kubera impamvu nyinshi. Ihindagurika ry'inyungu ni ku isoko mpuzamahanga, uko amabanki n'amafaranga mpuzamahanga ashyirwa mu buryo bushya cyangwa se wenda ibyemezo by'igihe gito bifatirwa mu gihugu cyangwa se mu bihugu by'amahanga. Ibyo byose rero nibigaragaza icyemezo cy'ibigo ndetse no kurangiza ibikorwa bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se wenda igabanuka ry'ubucuruzi bw'abanyamerika. Ni ibintu rero biba bisaba kwitondera mbere yuko ushobora kuba wavuga inkuru ijyana n'imibare n'ibipimo cyangwa se amaraporo. Kuba rero hatoranywa uduce duto cyane muri iyo raporo akaba ari two dushyirwa hanze hagamijwe gupfobya raporo, ibyo nabyo byagombaga kunyomozwa. Gukomeza rero gukomatanya
ibi byose bigatuma wenda hakorwa inkuru idasobanutse neza, igasiga icyasha cyangwa se wenda ikaba yanasiga ishusho itari y'ukuri. Ni mu miterere y'ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda, kandi biratuma nanone ibyiza byagezweho ndetse n'ibibazo bikiriho bitagaragara mu buryo bwuzuye hagati y'ibihugu byombi. Imibare y'izamuka rya FDI ndetse n'ishoramari ry'abanyamerika mu gihugu cy'u Rwanda iratanga inkuru ifatika kurusha izindi. Icyizere cy'abashoramari cyakomeje kwiyongera, uruhare rw'abanyamerika ruragenda ruzamuka, kandi u Rwanda rwakomeje kugira imiterere ikomeye kurusha ibihugu byinshi byo mu karere. Itangazamakuru ry'umwuga rifite uruhare rukomeye cyane rero mu guhanga ishusho y'ubukungu bwa Afurika. Ni nayo mpamvu rifite inshingano zo gusoma neza ibisobanuro n'imibare nyakuri kandi bakabisoma mu mucyo. U Rwanda rukaba rwarakomeje kwakira kandi rwasuzumye ibiganiro n'isesengura ryimbitse, ariko nanone byose bikaba bigomba gushingira ku bisobanuro, imibare cyangwa se n'ibipimo. Ni mu buryo bukwiriye no gushingira ku bijyanye no gusomwa neza, kugira ngo bakomeze gusoma nabi ibijyanye imibare, ibimenyetso cyangwa se ibipimo n'amaraporo. Ni mu gihe ubukungu bw'igihugu cyangwa se ubukungu bw'ibihugu byo mu karere bwakomeje kugenda buhangana n'ingaruka mpuzamahanga. Kumenya neza kuvuga ukuri birakwiye kurusha ikindi gihe cyose. Jangai Afrique ni umuyobozi mukuru wa Rwanda Development Board cyangwa se umuyobozi wa RDB, niwe rero wagaragaje ibijyanye no guhinyuza iyi nyandiko yasohotse mu gitangazamakuru The East African.